Ukunda ko nk'iki? Bia. Urumva nyine ahantu bigoranye kwinjira najya minjira naho mbonye. Urugero nko muri Beneri. We don't care, we don't care, we don't care, we don't do the lumaso. Oh, ibyo bigambo. Ikibazo ku kijyanye na audio zone sanzwe nzi. Lori no my people, this is Kivu Bay. Wotarakora subscribe mana muzabivugane. Imana yanabikubazaho kandi ntago bari keza. Kora like, duhereze comment ewan. Ntago ninjye nyine, I'm with unusual guy. Umuhungu udasanzwe. Nimvuga umuhungu wumve number 1 artist in a province, number 1 artist in a district, number 1 artist in a country. Now, turi mu gihugu. Sikamwita stu. Yeah man. Aje gutangira twibwire kantu ko buhanze nawe mukumva kubita kapela. Yani Rukumbi on the mic. Let's get it. Njewe nawe we don't care, we don't care, we don't care, we don't do the lumaso. Oh, ibyo bigambo yo. Njewe namwe we don't care, we don't care, we don't care. Kwibyo bigambo ayo malumaso yo. Yo, umuhungu wanyu mukunda Yani Rukumbi umwe. Yani Rukumbi. We don't care. You don't care. Ntago byitaye ibindi. Rumors. Yeah. N'ibindi byose nk'ibyo by'ibicane. Yani umeze fresh Sana. Amakuru yawe Ni meza. Mwalabuzi. Turahali. Umwe yalabuzi. Naha twaburiye. Mwaburanga. Tugusanze stu. Young Music Records. No tugusanze. The number 1 stew in a district, the number 1 stew in a province, the number 1 stew in a country. Ewan. Waruje ku recording. Young Music navuga ko ari nko mu rugo kuko na latest hit yanjye Donke yakozwe n'umwe mu producer bakorera muri Young Music. So urumva ahantu bankoreye ikintu cyiza ngomba kuhaba kugira ndebe ko abanyarwanda nabagezaho ikindi gihangano cyiza kimeze nka Donke. Yeah. Abanyarwanda bitegura igihangano cyawe. Cyane. Abafite abakunzi benshi. Yeah. Ryari? Muri zimera z'umwaka. Muri zimera z'umwaka ntago nagisora wenda abanyeshuri badahari ariko muri vacances abanyeshuri nibaza public hari cyane nibo bakunze gukoresha social media cyane abari byiza gusora indirimbo muri vacances n'abanyeshuri bari kugira ngo ibe yaba spirit ahantu hagiye hatandukanye. Okay, Yani Rukumbi apart y'umuziki. Umuziki utarimo Yani Rukumbi ni muntu ki? Yani Rukumbi no mujama usanzwe nk'abandi bose usabana wumva bagenzi be ukunda gutera story cyane akunda gusetsa. Akunda kurya iki Yani Rukumbi? Ubugari. Niko tumugira iryojwe. Natwe tuburye. Nagari bwo butumangira rino jwi. Kugira ijwi ni ingabire nasanze Imana yaramaye ngerageza kubicukumbura nyine sanga birankundira. Umenye ryari ko ufite impano yo kuririmba Rukumbi? Nabimenye 2016. Shize imyaka itari mikeya. Reaction ku babyeyi babifasha ute kumva ko wagiye mu muziki? Ya mbere byari bigoye ariko igihe nkora video ya mbere nkakora n'indirimbo bakabona irakunzwe akayumva kuri radio yaravuze wow bya bintu bishobora kuba byiza. So bananira courage ati kabisa akaririmbo wakoze ni keza cyane. Uyu munsi ni bwa mbere turi kumwe na Yani Rukumbi kuri Kivu Bay TV. Wongere ukore subscribe again, duhereze na comment. Ndashaka tuganire ku rugendo rwa music rwawe. Yani Rukumbi yakoze indirimbo ya mbere. Wari ufite management cyo gihe? Indirimbo ya mbere nakoze ntabwo nari mfite management. Ni indirimbo nakorewe ku bufatanye na Nopja hamwe na studio ya Country Records na producer muzi wamamaye cyane twa Element yari muri 2019. Yasanze muri class aho nigaga turonkomenda muririmbira aravuga wow ufite tala nugira ikigaru zamamagare ndabikora nimageze ndamuhamagara amuzana Element ankorera song yitwa Reserve ndirimbo bakore kwa Element muri Country Records. Wadereza kapela ngo ntabyo nkora ngo bibe byo mu buzima
naguhirwa aho naburiye ni abandi babonera aho nanitse nirifaye onumva kuri radiyo ngo bahereye ku gataro ngo maze baterayo babigera umurari safa nawe iwawe imvura isagwa umurari safa never give up. Yeah, nice vocal, nice tunes kabisa man. Big up to you man. Ewa none se ubungubu ari ugenda uhura n'ibibazo runaka mu buziki wawe nowadays turatwirangije management tuvuge ku bwawe runaka bwawe giti cyawe ibibazo nabyo mu muziki ni ibihe ubundi ibibazo biba muri music no gukora indirimbo ukabona ntabwo igeze aho wifuzaga kwigera navuga nko kuri views ukabona views ntago uko wabicekaga n'imbaraga bo wakoze ukabona na views ntabwo bihura nizo mbogamizi ariko ahanini ikibazo ni kuri promotion ku bahanzi tukizamuka tuba dufite ikibazo cyo kugira promotion ariko ndahamya ko nitudacika intege nk'uko tutacitse intege n'izo ndirimbo nziza tukazikora mbere tutarakoraga inziza nabyo bizashoboka twaje kuri management ubu ngubu uri under management ya yande ubundi under management ya Jidena music Jidena nagufasha mu biki mu byerekeye promotion uvuze ko ari cyo kibazo mu bijyanye na promotion nago turadiringa n'aba promoter bo mu Rwanda kuri ngo management yanifasha mu bindi mubona ariko promotion ntacyo turayikoraho ufitemo contract igihe kingana iki muri Jidena music mfite contract y'imyaka 2 ubu ngubu izarangira mu kwa 8 kuri ya mwaka tugiye kujyamo urateganya kongera amasezerano biramutse bishobotse bishobotse twayongera ufite projet nshyashya igiye gusohoka wavuze zaza mu biruhuko ni mu kwa 12 mu mpera abanyeshuri baraje bivuga ko nari umunyeshuri ariko ndo umunyeshuri mu wakangaye umwaka wa 6 soza amashuri yisumbuye umwaka wa 6 soza amashuri yisumbuye ukaza hanze ukadukubita imizigo wifatanya gute n'amasomo iyo amasomo nayanjye n'umuziki n'uwanjye rero ibintu ari ibyawe umenya ukuntu bitondekanya wifatanya gute mbifatanya nyine muri ubwo buryo ntago bisobanuye neza ni gute wiga ugakora na muziki uko nigana na muziki ngubu turi muri weekend nanisohotse wenda nsabye agahushya duhuriye ahangaha nanje kureba aho producer agejeje projet subire mu kigo ni nkuko nguko nyine buri kintu mu mwanya wacyo abakunzi ba Yani murumva ko arabazirikana cyane weekend ntago ari buri weekend aragerageza akaza kara producer no muri Young Music Records ubona n'izindi studio ujye ubona hano bigatuma ukunda kuza hano cyane okay ikintu Young Music itandukaniyeho n'ikindi umuhanzi uwo ari we wese iyo haje waba uri umuhanga cyangwa utari umuhanga ugerageza kuhavana indirimbo nziza kuko niyo hari ikibazo ufite mu myandikire itari myiza ntago avuga ngo kuri coding vuba ngo ayo mafaranga yawe yatware warakubwiye ati kino kintu ntago kivamo akanagufasha ukandika neza ukajyana nyine igihangano wakereka abantu bakavuga ati wakoze ikintu nicyo kintu rero Young Music itandukaniyeho n'ayandi ma studio ya hano mu karere uko ubusanga bityo bashize imbere ni payment no kuri coding ibyo wazanye bakaguhereza umuzigo wawe ukigendera nicyo kintu ukundira Young Music baragufasha cyangwa se uretse n'abandi banzi bose barabafasha ntago bashyira payment imbere Young Music Records iri mu karere ka Rusizi turaza gukira nimero zabo muraza kubabona abantu bashaka kuri coding indirimbo ndakeka na promotion iminsi mikuru turaza kubireba neza gusa tugana ku musozo Yani RUKUMBI indirimbo yawe donc niyo tugiye kugarukaho niyo ndakeka niyo brand new song ufite sibyo donc igitekerezo cyavuye donc ni igitekerezo cyaturutse navuga nyine ni kuri haba kuri ngewe ku nshuti zanjye bana nkuko nakubwiye mu buzima bwanjye busanzwe nkunze kuganira n'umuntu nkakubaza kana byagenze gute nkaba nanakubwira ati nge nakana byagenze gute so mu buzima rero bwa buri munsi
ku bintu bijyanye nyine no kudatinga usanga n'urugero nkawe nimba hari nk'umusito ufite mukundana usanga n'urugero ndafata urugero se kuri hari undi mujama nyine kumva kuko amushaka akaba yabateranya nyine turiya mujama ni mubi mujama arayeta ibintu nk'ibyo ese nyine urumva ni rumors so ariko nyine yowe na baby wawe mujya inama mugahuza nta kibatanya even icyo ari cyo cyose challenge yari yose twafata nko muri high school hari ukuntu abantu baba bakundana bakabafata bakabirukana bakagira ngo birarangiye ahubwo ugasanga ni nk'aho babyakije nyine urumva ibigambo n'abantu nyine niyo inspiration n'ahantu yaturutse ni ibintu nyine bibaho mu buzima busanzwe tu none guhitamo location yo recording audio gakorera mu karere ka Rusizi kavukire video amakuru nuko wayikoreye mu mujyi wa Kigali kuki bashatse gutandukanya cyane site cyangwa se ahantu ikibazo ku kijyanye na audio zo nsanzwe nzikorera ino ahubwo kuri beat yo kwihitamo nyine producer iyo ubonye producer mwiza murakorana kuko nawe ukunda ibibi ndavugamo guhitamo kujya gukorera i Kigali video gukorera i Kigali video ntabwo ino dufite aba director bari ku rwego wenda nge nifuza nibyo nge mba nifuza muri mind yanjye niyo mpamvu ngenda i Kigali nta ruhare management yabigizemo kujyana i Kigali rurimo cyane ahubwo 100%. niwe wavuze ati anga director ntago bashona nanjye abarimo ide zanjye ariko management bakoze akazi gakomeye. That's good kabisa. Yani RUKUMBi neza twaganiraga afite n'imishyashya agiye gusura hanze. Channel ni hiyo uploading aho i project zawe. Channel ni Jidena Entertainment. Jidena Entertainment. Yeah, that's good kabisa. Kapela. Yeah. Ndirimbo nshaka iyo wariyo yuzi. I will do everything. Nubishaka na Miami twajya picnic. Oh baby girl, we so proud. Turi kumwe njyewe nawe nudusarfi. Everything can pay. Urabizi mu rukundo no sarfi. Oh baby uranyemeza mu buranga n'ubwenge urabayika. Ina mujuma sizageza kunzozi narotaga aye ni myiza imbere n'inyuma baby garutse imbere n'inyuma aye muri mezi imbere n'inyuma niyo mavumba kunda nivuye inyuma aye ewan arabakunda yivuye inyuma yitwa Yani RUKUMBi dusoza kabisa uherutse mu marushanwa shamba letu mpaka shamba letu ni projet ya FVA ni projet ya company yitwa FVA ifite umushinga witwa mpaka shamba letu ugamije gushishikariza ibihugu akarere k'ibiyaga bigari nka za East Africa nka Congo Burundi ibihugu nyine byegeranye kugirana imibanire myiza bakanahahirana. Bateguye amarushanwa yawe mbyerekeye muziki wararigiye gukanya. Yego naritwaye mu kiye gice runaka mu gico cy'indirimbo nziza video nziza cyangwa byose. Oya bari batanze isanganyamatsiko kwari kwandika kuri yo sanganyamatsiko ukaririmba iyo ndirimbo igahatana n'izindi abandi bantu bari bahimbye. Urangije urakegukana nsamatsiko yari iyihe? Isanganyamatsiko abati rubyiruko rutuye mu biyaga bigari runakora ubucuruzi mu biyaga bigari umusemburo w'imibaneho myiza n'imibanire myiza mu biyaga bigari. Indirimbo se urayibuka? Yego ndayibuka. Mu biyaga bigari rubyiruko ni twe biganza bigari imbaraga z'igihugu imibanire myiza n'ingenzi mu buzima bwa buri munsi ni mucyo tuyiharanire havuye mu mwe twashira dufatanyije ibibazo byose byashira ubunyangwa babusa ntibabura guhahirana ubucuruzi bwambukiranya imipaka nimwe mu nzira y'imibanire myiza n'imibereho myiza mu biyaga bigari ni nyewe nawe mbarutso y'imibanire myiza mu biyaga bigari
mpaka shamba letu, ni mimi na wewe, ni mimi na wewe, murakoze. urabona ino mpano murakoze akantu nakumva ewana akantu keza kabisa ntabwo nanjye ndugitanga nta kiguha ikofi yari igaragara ya wa mbere bamuhinze 250, wa kabiri 250, wa gatatu n'uwa kane 150, uwa gatanu n'uwa gatandatu 100. uraryamanye umunyeshuri yiga mu wa gatandatu 250. Turayaryamanye. None urabamara aya amafaranga nkariya aba ari gushora mu bikorwa. twitege project nyinshi nyine project nk'iyo ngiyo ndi kubategurira urumva izaba yisumbuye kuri donke mwabonye. twifurize Yani Rukumbi gukomeza gutera imbere mu muziki we. Yani Rukumbi ngiye kubaza utubazo duke tunasoza turi out of career tutari mu muziki ndaye nkubaza tunsubiza vuba vuba sibyo kunduye muhanzi mu Rwanda Bruce Melody indirimbo ebyiri ziuzi Caterpillar sawa sawa undakurya iki inyama n'ifiriti ni iki kindi n'ubugari ukunda ko nk'iki beer ubuhe bwoko ya Gatsingi Rukumbi ariko ubwo urumva abikora muri vacances abanyeshuri mutagira ngo babikora barimo bariga nariko ukeneye umubiri umunyeshuri anywa icyayi ji aza twist ibintu nk'ibyo n'igikoma Yani Rukumbi kibazo cyane kiravaza ngo ari uguhitamo kuba uguruka cyangwa se kuba uri invisible utagaragara wahitamo iki umuntu agwitishije invisible uri invisible wakora iki nakora iki urumva nyine ahantu bigoranye kwinjira najya minjira naho mbonye urugero nko muri beneri wayisaka koko efu umva ari nkanga wakuramo aho tugezemo urumva nyine kuko nabandi invisible nta mpamvu buri ko nyakeneye najya ninjiramo wagiye gukora make gukoresha kongera kabisa Yani Rukumbi yari no twaganiraga na Yani Rukumbi umuhanzi the number 1 artist in the province the number 1 hit maker the number 1 donkey ewan ura muzigo ni fresh ura mwana yitwa nde ura baby yitwa Fanny your girlfriend oya ni inshuti yanjye bisanzwe buryo actingamo nawe buryo ngo actingzemo umuntu yagira ngo harimo akantu nuko nawe nyine nawe ni umu artist ukizamuka yaransapotingaga tugeze ku musozo utarakora subscribe nangaho umutuku kare kunzogera mato tubana buri gihe yari ngewe usual as usual unusual guy ewan kabisa turi kumwe kora subscribe like share shiro na comment imana ibarinde.